ubundi abantu batatu ntabwo bashobora kubatiza umuntu umwe imisakirego ni amakosa pe ariko umubatiza ubwawe ntabwo wagukuraho ubusambanyi utagize umutima umenetse wo kubwihana ntabwo wagukuraho ubujura ugifite umutima wo kumena amazu y'abandi ntabwo wagukuraho ubwesikoro n'ubundi wabatijwe ufite umuntu uri butubure nyuma y'umubatizo kuko umubatizo w'abantu batatu ntabwo muzi Imana ni ubwa mbere nawubonye ubwo ntiwabona umwe yarahagarariye Imana undi ari umwuka we undi ari Yesu akaba yarabatijwe n'ubutatu wenda nta muntu wakuzura umwuka wera ngaruke wamubonye nge ntabwo imyaka maze uri umushumba nyine uratubwira ibyo wabonye ntabwo bibaho nta muntu wuzura umwuka wera ngo aruke twabonye bazana utubase bandi rwose nuko nyine ikiganiro turiho ariko tubanze tubwira abantu nibareke gukonfuzinga abantu no kubajyana mu ibintu byose ibyera byose ntabwo ari amata ntabwo ibengerana byose ari zahabu oya umwuka wera mwe kuvuga uko utari ugira umurongo nuko ukora kandi turabizi tuzi ububyutse bwabaye muri Anglikani ntitwabonyemo abantu baruka twabonye abantu buzura umwuka wera tuzi ububyutse bwabaye muri ADPR twabonye abantu buzura umwuka ntitwabonye abantu baruka n'ahandi bubyutse bwagiye buba twayaga tubona ubarida ari gukora ibitangaza ko atarukishaga abantu njyewe nemeranya n'abantu bavuga ko umubatizo ukuraho ibyaha umubatizo ni ikimenyetso cyo kugera ikirenge mu cya Yesu hanyuma winjiza umuntu wo mu itorero umuntu yabatijwe atarabatijwe ahita abarwa nk'urugingo rw'itorero ibyo rero bifite icyo bivuga nanone mu zindi nyigisho tutari buvuga none aha ngaha kumera gutyo muri kugenda mwibwira ko ariyo nyigisho nzima dore ko n'ababigisha babibakangurira cyane umwanya wo kubigisha iby'ijuru n'ubugingo ukaba muto cyane ahubwo mukagira uwo mwanya wo kumenya kubiba uko bunabiba mukamenya uko kuntu ko umuntu atanga amafaranga uko umuntu ashobora gufata neza umushumba ni byiza ariko mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi ni inyongera ngewe wakiranutse ugakurebana n'ahantu ahubwo munsi iyo wuzuye umwuka wera bamwe muri bo bahita bahabwa n'Imana yo guhanura none rero niba wose umwuka wera ukugira akarambo kuzura umwuka wera udashobora gutuma ugira imbaraga ngo uhagarare ku maguru yawe kuzura umwuka wera nawe ukase nabikuyeho kuzura umwuka utuma uruka mu ibase kuzura umwuka utuma utavuga ku rurimi kuzura umwuka utuma bakujyana utazi yuva n'iyujya ahubwo kereka umbwiye ko abo bantu bose bari barimo abadayimoni bakaba barabaviriyemo muri iyo data na Yesu ubwe twiganirire dukoreshe databuja Yesu nta mugaragu uruta shebuja ese uranyumvishe uranyumvishe nta mugaragu uruta shebuja abakozi b'Imana barabizi by'ukuri bajya basengera abarwayi bagakira mubiri ibyuya hari imbaraga ikuvamo takazemerishe rwose pe ikuvamo ukabyumva ndetse n'iyo uvuyeho usubira mu mwanya wo gusenga kugira ngo wongere uvomererwe Imana yongere ikuzuze ndatanga urugero Bibiri ivuga ngo iki ngo iminsi yose yirirwaga avuga ubutumwa wo ni Yesu bwakwira akajya ku musozi ngo kugira ngo abantu ejo bazashobore kumwumva impamvu yakoraga gutyo nta munsi atavugaga ubutumwa impamvu yararaga ku musozi bwabaga ari uburyo bwo kugira ngo yongere ajye gusaba data mwuzuza imbaraga uhita ubeshya rero ngo izo wakoresheje ngo ni iz'Imana ibyo bintu bimeze uko reka nkubwire hari abantu bahumirije uzabiha kuko nta giti kibura inyoni kigwamo nabonye hari n'abasigaye bafite amabodyguard byanteye ubwoba cyane ubundi twebwe turi abana b'Imana Yesu araturinda Yesu aturindira umutekano kurutaho nta n'umuntu n'umwe ushobora kundindira umutekano kuruta Yesu kandi awurindira n'abadakijijwe cyane niba arinda abadakijijwe bakabaho bagataha amahoro ngewe wakijijwe cyane ahubwo nakora Imana bakorera Imana ninjye ukeneye amabodyguard ahubwo si ngewe ufite full security ituruka mu ijoro wakabaye urindishije n'abandi nakagombye kuba ndinzwe ahubwo security yanjye igera no ku bandi bari hose aranturo yanjye so rero Imana idufashe abantu nibareke kuvanga ibintu kandi niba warigishijwe ukaba hari ibyo utahawe emera ko hari ubumenyi udafite ahubwo ubusabe tukufashe tuzagufasha bitagusaba ibiguzi aho kugira ngo
ukomeze ube muri uwo mwijima w'akarindagiza. Imana y'amahoro iduha umugisha n'inzirakarengane masengero. ni ukuri bari abantu n'inzirakarengane kuko ntekereza ko umuntu aza atesipekitinga ko arahura na biriya niko noneho akaza mu byo yari yiteze atari biriya ahubwo akabona ibimubayeho binyuranye rwose. uko niko umuntu akaza yumvaga ashaka kuruhuka nabanza nkamukara wamubwira ngo mwana wanjye ngo akira ngo nubwo ngo ufite ibyono ngo akira nabanza nkamukara cyangwa wabanza ukamubwira uti mwana we dore aho isabune iri dore n'amazi karaba kugira ngo umurinde na za nzoka. niko bimeze. umwanda ubwawo umuriho si uboneye. kabiri n'ingaruka zishobora guterwa na wa mwanda. none imana yitwa umubyeyi. imana yitwa umubyeyi niyo yinyantege nke ku rwego igaburira abana bayo bafite ibyondo by'ibyaha by'ubusambanyi by'ubutinganyi. ko ni imana yaba iri munsi y'abantu yaba iri munsi yaba iciriritse mu mibare no mu bwenge ku rwego yaba iri munsi y'abantu. ibyo by'imana ntiyabikora ntishobora kuko ijambo ryayo riratubwira ngo ntiyoshywa n'ikibi nta n'uwizacyohera. umuntu niyoshywa gukora icyaha ntazavuge ko ari imana ikimutegetse kandi ntabwo nimba ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje. nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba nimuhindure umwami muri bene se bose nimuhe icyubahiro. Haleluya niyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara. iyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara. komeza ibirundanya ikoresheje rya jambo rivuga ngo ibyo urabikora nkakwihorera kwibwira ko mpanye nawe rwose. ni ijambo rero bisobanuye ngo abantu bo ubwabo babivuga ukwabo ariko ukuri kuzuye kw'ijambo ry'Imana. Imana se yagaya gute icyo umuntu atanze kandi yaravuze ngo ugende uko izo mbaraga zawe zingana. siko yabwiye Gideyoni. none rero we arashaka ngo ugende mu mbaraga zishobora gutuma ufata n'ideni cyane. ntabwo ari umuntu ari kugusengera ngo yirukane ideni wenda rya miliyoni 3 akubwira ati kugira ngo nirukane uwo mwuka azane 500 500 kubera ko utanayafite kwiyagira wari kwishyura iryo deni ho 500 agasigara 2 n'igice. none uhise ujya gufata irindi deni kugira ngo umukozi w'Imana yamuhe bibaye 3 n'igice. si ubwo urumva agusize heza cyangwa ahubwo agusize habi kuruta aho wari uri. naho ni habi agusigiye ideni noneho rya 3 miliyoni kandi wari ufite miliyoni 3. none si ubwo numva yuko nyine hiyongeyeho igice cya miliyoni. ahubwo niyemere ko niba ari umukozi w'Imana nagusengere Imana icyo ufite aba ari cyo biba aba ari cyo umuha ntugushumba nyine. niba ari ibyo 10 na 20 bimuhe n'umutima unyuze ahubwo cya kintu n'igisubizo wowe uzaze kwiyereka umutambyi we wanatabawe uvuga uti mfite 200 mfite 100 umutima tina cya cyifuzo cyageze gute cyarasubije. ndashaka wenda dusoza iyo ngingo kandi ndikumva abadukurikiye bari kubyumva neza. nanone umbwirire nk'umuntu uvuga ati mukozi w'Imana wakoreye Imana agenda Imana ukorera izaguhembe. akumva ko wenda nyine wamusengeye yakize wafashe igihe cyawe nyine yakize ntabwo akennye afite byose ariko akakubwira ati mukozi w'Imana agenda amahoro Imana izaguhemba Imana izaguhemba. abantu bose akakubwira ati Imana izaguhemba Imana ikorera izaguhemba. ese ibyo byo nibyo niko bikwiriye kugenda? nkurikije uko warubwiye ngo hari ikindi kiganiro reka mbivugeho gato kugira ngo twinjire mu kiganiro. ntabwo ari byo ariko iryo jambo ryavuze rirakora kuvuga ngo Imana izaguhemba iranaguhemba koko ariko ubwe aba yihemukiye. hari ibintu bibiri yivuga. reka mvuga icya mbere iravuze ngo nimugera ahantu bakabakira bakabaha agacuma k'amazi muzabasabire umugisha ariko niba bohereza imbokoboko muzakunkumure imikungugu yo mu birenge mwigendere. ubu biravuze ngo iyo mikungugu gusa ni umugisha ntabwo ari umugisha ni umuvugo naho utavuze ariko iri jambo ryo rirakora icyo ryavuze. kabiri ijambo ry'Imana mu Bikorinto riravuga ngo abantu bakora umurimo wo ku gicaniro bakwiye gutungwa n'ibyo ku gicaniro nyine. none niba wowe
amasengesho niba utagiye gukora ukaba utagiye kuba umuyede ukaba utagiye gucuruza kuzunguza gushakisha utagiye gukora ibintu bitandukanye ukajya gusengera umuntu runaka we ubwe ntabwo ari na ngombwa ko wari ukubwiye kumubwira ngo mpagatike ngo fasha akwiye kumenya ko nawe ufite urugo impamvu yaguhamagaye ni uko ufite imyenda ifuze nukora uwo murimo ku bantu 10 usimburanye ingo nta kintu baguha imyenda izabanza igira agahumuro katari keza icya kabiri na rwa rugo ruzasenyuka kuko nta kinjirayo icya gatatu muzabura inkweto zahenda bigenda n'amaguru nubwo babakera se ko babikoraga bajye batandukanye ibya kera nanone kera hari muri analogue nta mamodoka menshi yabagaho abenshi bagendanaga n'amaguru kuko nta transport yindi yari ihari ariko ubu tuvugana transport zirahari urashaka ko uwo mukozi w'Imana agenda n'amaguru kubera iki kandi nawe ubwawe iyo ugiye mu mirimo yawe wishakamo ubushobozi ugatega ntabwo ari byiza ni umuco wanduwe abakristo banduye ngiye kubwira abantu ngo umwuka w'ubugugu ni kimwe mu bintu bituma abantu badahabwa umugisha si ngombwa gukora ibya mirenge kuko ntabyo ufite kora ibitoya ngewe ubwanjye iyuje iwanjye sindi umupasiteri mwese murabizi muri abavugabutumwa muri abantu iyuje iwanjye ngenda gutegera kandi nkagutegera nanjye atari uko nanjye ndi umuhanuzi ndi umunyamasengesho ndi umushumba nyine ariko mbirengaho nkibuka ko uyu muntu nkwiye kumuhesha umugisha nkibuka ko yagenze ndetse rimwe na rimwe nkanibuka ko hari icyo murusha nkavuga niko ubwo hari icyo namurusha kwanza rero abantu nibareke kwiyambura umugisha wo guhabwa umugisha n'abashumba ibiganza by'abatambyi bitanga umugisha Imana umugisha abantu badukurikiye bari buze kwihangana bantu mudukurikiye mwihangane nahuye n'umushumba mfite ibibazo byinshi ngomba kumubaza ntabwo ari ukumwita umushumba gusa ahubwo ni umushumba bya nyabyo Imana yahaye iyo nkoni none mushumba ndagira ngo mubaze ibintu bigendanye n'itorero cyangwa se n'ubuzima bw'umwuka niko ndaza kubyita tumaze iminsi turi kubona inkuru zigenda zicaracara hirya no hino ubwo nabanje gusobanurira abantu kuri umushumba kandi n'ibyo wababwiye babyumvise neza ko ari uburyo bwo kubayobora n'ibyo tugiye kubabwira ndagira ngo dutange umucyo cyangwa se nk'umushumba ushumbye itorero kandi wahawe iyo nkoni utubwize ukuri nta kindi kintu kiri kuvugwa cyane mu minsi yashize nibwo umuntu bita Bakame yagiye kuri Twitter yandikaho ijambo rivuga ngo uwo bita Julienne Kabanda ngo ni umukozi wa Satani ibyo bintu abantu babyamagana kure abandi baravuga bati ni ishyari yewe na RIB iravuga ati ibyo bintu ntago ari byo kujya kuri Twitter ukandika ngo umuntu n'umukozi wa Satani kandi wenda udafite n'ibimenyetso ibyo bintu birumvikana abantu bamwe barabyemeza abandi barabihakana bamwe barabyamagana abandi baravuga bati nibyo ariko budakeye kabiri hanze haba hagiye video y'umubatizo wabaye muri iyo Grace Room hanyuma n'umubatizo wakozwe n'abantu babatijwe abantu bagira ngo muri 500 hanyuma rero ariko icyaje hari utuntu twagiye tuba byatumye abantu bavuga ati ariko se wa muntu nubwo bari kumuhakanira ibi byo ni ibiki nagira ngo wenda tubwire umubatizo w'ukuri n'ubuhe ko twabonye abantu babatijwe icya mbere babatije tukabona abantu 3 bari kubatiza umuntu umwe icya kabiri uraza turagenda tubivugaho wenda tubwize ukuri hari abantu babatizaga ukabona yabatijwe wenda ariko nk'ibiganza bisigara hejuru bitigeze bijya mu mazi icya gatatu hari abantu babatijwe bakava mu mazi buri muntu wese wabatijwe yavuye mu mazi yatakaje ubwenge kandi gutakaza ubwenge yaba abagore yaba abagabo bavamo babateruye bivugwa yuko ngo ari umwuka wera buzuye yewe hari nabo naje kubona bari kubazanira utubase bagenda barukamo ngo buzuye umwuka wera none mushumba nzi ko wabatije abantu nzi ko igihe wagiriye mu itorero usobanukiwe ibihe by'umwuka nabanje no kwiyumvisha abantu kuri umunyamasengesho kandi niko kuri kandi n'ibyo ibihe by'umwuka nawe warawuzuye wayoboye intama ziwuzuye uzakomeza no kuziyobora nagira ngo tubwire ku by'imibatizo burya abantu babatizwa ese biriya bintu koko ni umwuka wowe ubifata ute nk'umushumba murakoze cyane umbajije ikibazo kigari kinakomeye ntabwo cyoroshye ariko Imana ifashe ngisubize ku buryo abantu basobanukirwa icya mbere
umubatizo ubundi umubatizo ubwawo uvuga iki? Mbonereho kubwira abantu n'amazina yanjye ntabwo nabibwiye, nitwa Rev Pasiteri Moise Sindayigaya, ndi umushumba nyine nk'uko mwabivuze. Turashimira Yesu kiturindiye mu buntu bwe, Imana ishimwe. Umurimo w'umuhamagaro cyangwa se wo gukorera Imana nywumaranye imyaka myinshi, kandi ndashimira Imana ko ikibana natwe. Hanyuma umubatizo ubundi ni ubuhamya bw'uburyo butatu. Icya mbere, umubatizo bisobanura gupfana na Kristo no kuzukana nawe. Yego, gupfana na Kristo no kuzukana nawe. Impamvu bavuga ngo gupfana na Kristo ni kiriya kimenyetso cyo kwibiza, kwibiza mu mazi. Hariya rero ubwo mboneho gusubiza. Biriya byo kubona amaboko yasigaye hejuru ntabwo ari byo, birasukuri. Buriya nyine ntabwo wuzuye, buriya muntu yarabatijwe ntabwo byuzuye. Tubihuze nicyo bita Pasika. Pasika yahawe Abisiraheli bari muri Egiputa, aho Imana yababwiye ngo murye umwana w'intama wose wa Pasika, muryane n'iminwa n'iminono byose. Bisobanuye ngo ni ukwibiza umuntu buri kimwe cyose kibira. Aho rero iyo hari agace kasigaye, ndetse niyo kasigaye tumusubiramo burya. Yego, mwibije nkabona hari agace kasigaye, nakongera nkamusubizamo kugeza igihe ugiramo wese. Kandi wowe nta ruhare ubigiramo, we mbatiza. Oya, nta ruhari, kuko wifata gutya. Ubundi kwifata gutya abantu ntibajya babimenya, ni ukugira ngo mbone aho mfata. Fata hano, ngafata no ku biganza byawe kuri ibi bikonjo, yaba ari umugabo yaba ari umugore. Ibyo kuko amazi nayo ubwayagira imbaraga. Iyo nkumanuye nta mbaraga zindi woshyiramo. Ngewe nk'uwabyize cyangwa wabihuguwe mu nshingano yanjye ya gishumba, mbanza uko ndi buhagarare kugira ngo ni posisiyone mu rwego ndi bukujyane nkanakugarura. Wowe rero nta kindi ukora, gusa ni ukwiyoroshya, nanjye nk'umushumba nkakubatiza. Icyo ni kimwe, wenda mbaye ngishyize ku ruhande. Iyi mpamvu navuze ngo rero ni ubuhamya bw'uburyo butatu. Umuntu abahamirije isi ko atakiri uwayo, twavuye mu isi rwose, imirimo y'isi. Tugomba kubwira abantu, umuntu arabatizwa, arabona umvishe barabatijwe, bagera hirya bagatanga amakuru ati ngewe nzakomeza gukora ibyaha. Ibi ntabwo ari biriya bintu. Biragaragara ko uwamubatije yamubatije ataramenya ko uwo muntu yahindutse, kuko ubuhamirije isi ko utakiri uwayo. Niba rero ugifite imirimo y'isi ikugendaho, nawe uhamya gukora, nta mubatizo ukwiriye. Waba waribye amazi, niko kuri aba yawi. Nibyo mubatizo kabiri ni ubuhamya bwo kubahamirira Satani kutakiri uwe, ko witandukanyije n'imirimo ye yose, ko ahubwo umuvuyeho burundu. Gatatu, ubuhamirije ijuru ko wiyeguriye ijuru, ugiye kuba umuturage w'ijuru, ukagendera mu ntego z'ijuru no mu nyungu z'ijuru. Biravuze rero ngo umubatizo ni ubuhamya bw'uburyo butatu. Rero icyo ni ikindi kintu abantu bakwiye kumenya. Icya kabiri, nta kuzura umwuka wera umuntu avuye mu mazi tuvuga ko bitabaho. Biba wenda uragenda gakeya, ntabwo uransubiza ibyo mu mazi. Wabajije byinshi, ndongera mbigusubiriremo. Hari icyo wavuze uti umuntu yifata gutya. Twabonye abantu babatijwe hariya ntawigeze yifata gutya, ahubwo umuntu yamanuraga amaboko, ari nacyo cyatumaga bamubatiza akamanika ibiganza nyine nk'ushaka kuva mu mazi. Ubwo ibyo bimeze nk'aho n'ubundi umuntu aba yishe ibwiriza, cyangwa se byagaragara ko sinzi niba ari uwamwigishije umubatizo utaramwigishije ibya nyabyo uko bifata, cyangwa se wenda ari utarabifashe wenda. Ariko nkurikije uko nabonaga nta wigeze yifata gutyo, nakeka ko nyine muri ibyo bibazo harimo kimwe. None Moise, hari abantu twabonye, wenda akandi kantu ugiye kumbwira nyine tukiri mu mazi, ukabona nyine pasiteri afashe amazuru y'umuntu akamufunga umunwa n'amazuru akamubatiza. We wavuze ngo umuntu afata hano inyuma mu irugu, ariko twabonaga bafata umunwa n'amazuru. Ese kiriya kimenyetso cyo gufata umunwa n'amazuru bagapfuka umunwa ubundi bakanamumanuramo barenze umwe, ibyo bintu nagira ngo wenda ubivugeho mu mwanya mutoya, nabyo tubishyireho umucyo. Icya mbere navuga, impamvu wenda navuze ngo umuntu afata hano ku ijosi, ugafata na hano ku biganza bye. Ni ukuvuga ngo ku biganza ni sapoti ituma umumanura, hano ku irugu ni sapoti ituma umugarura.
kandi niyo mpamvu nakubwiye ngo ntabwo we yikoresha niwe umukoresha kubera ko amazi anamworoshya bituma byoroha kumumanura no kumuzamura. Nagiye mbatiza abantu barengeje 100 kandi nkamubatiza njyenyine, aho rero ntabwo bigoye. Tubone no kubwira abantu ngo ni ukumubatiza ugenda ubu mu mazi menshi. Iyo tuvuze ngo mu mazi menshi nuko tuzi ko hari indi mibatiza babatiza tutari bwinjiremo kuko ntabwo bitureba muri ayo matorero, nibo ba nyirayo. Ese biremewe ko abantu 3 babatiza umuntu umwe? Nicyo nahingezeho. Ndabona gufunga amaso, amazuru n'umunwa ni ibintu umuntu yikorera nyine, kuko umuntu ntubatiza umuntu urwaye kereka agiye gupfa, kandi nabwo ibyo bikorwa wenda mu yandi madini. Twebwe dufite uko twizera, tuzi ko umuntu akijijwe yihannye yajya mu ijuru mu buryo bumwe n'ubundi. Ibyo ntabwo tuzabisobanura nonaha. Hanyuma rero ntabwo ubundi ukageze ku cy'amazuru, gufunga umunwa n'amazuru nabyo ntibibaho. Nyir'ubwite urabimubwira ukamubwira uti rero kugira ngo amazi atakujya mu mazuru no mu kanwa ufunge umunwa mwuka, kuko n'ubundi kumumanuramo ukamuzamura ni ibintu bitwara amasegonda make, ntabwo bitwara umwanya munini, ahubwo ni ibintu bikorwa mu mwanya muto. Ejo bundi mu kwa kabiri nagiye mu Bugande muri 20 gutyo narazingahe, ahantu bita ndetse Mubende hirya gatoya, kandi narabatije abandi abantu baranabibonye, kandi nabatije abantu benshi bagera muri 40 n'abandi. Nta basapota nari mfite, kandi narababatije. Urumva sinanabigishije, ariko nzi ko umubatizo ugenda. Icyo nahawe ni umwanya wo kubasobanurira uko bari bwitware mu mazi. Ngewe niyo wamba abantu 1000 ukabashyirira hari mu masegonda 10 mu minota, Imana ibabarire nawe ndarekane kuvuga amasegonda, mu minota 5 mba maze kubigisha uko bari bwitware, uko turi bukorane muri ayo mazi. Birahagije ko umuntu mutegura kandi akabatizwa, ntabwo bigoye, kubera ko uriya myitwarire ni ibintu wigisha umuntu kandi akabifata vuba. Icya kabiri, kuri icyo cyo kumanuramo abantu babafunza amazuru, ahubwo byanatuma umuntu agira ikibazo cyo kumira amazi, kubera ko ibyo bintu wamukoreye ntabwo ari wabyikoreye, ntabwo ari action volontaire, ntabwo ari ibintu yakoze n'ubushake bwe. Mu gihe we wagagombye kumuha go ahead, ahubwo wakikorera uko yabigena, cyangwa se kwanza uko wamwigishije. Ikindi wavuze uwa 3 rero ntari nasimbuka kuri ako kantu. Ibyo mbivuze nkanjye mu buryo bw'umwuka, bivugwa ko nyine ni ugupfana na Kristo ukazukana nawe, kandi uwo ni umurimo ukorwa n'umwuka mu buryo bwo kwizera. Bivuze ngo niba ari ugupfa, nyine gupfa ni uguhera umwuka. Hanyuma rero niba wemiyemeje gupfa, ni wowe ugomba kwiyica, mu yandi magambo ugomba kwiheza umwuka. Umutambyi agakora urugero nyine rwo kugaragaza icyo kimenyetso. Noneho rero iyo umuntu bamufunze umunwa n'amazuru, ni nko kukuniga n'ubundi no mu buzima busanzwe. Umuntu agufunze umunwa n'amazuru wapfa. Noneho ubwo biba bivuze ngo hari umuntu ni nko kukubatiza. Ibyo mbivuze nkanjye, ni nko kukwica ku ngufu, ni kugufasha gupfa. Mu yandi magambo wowe ntabyo wari urimo, navuze ngo ibyo mbivuze nkanjye, ntabyo wari urimo, n'ubundi ni umuntu ubigukoreye. Ariko iyo biba ku bushake, uba wafunze umwuka wawe nk'umuntu ugiye gupfana na Kristo, ariko ukaza kongera ukazuka. Numvaga nanjye ko kana, ariko natekerejeho abantu bagatekereze neza, na babandi bajya basengera ihishurirwa, ubwo basenga umwuka wera bahishurireho ibindi niba bashaka kubimenya. Yego, dukomeze aho tuhuza umurongo neza. Kuri cyo uvuze, icyo kintu uvuze kirakomeye. Buriya ubundi umubatizo impamvu utaza wiruka, hari abantu bitwaza wa mubatizo wabaye mu butayu, bavuga bati dore ko umuntu yamaze kwemera Kristo, amazi akaba hari, igisigaye ni iki, bagahita bamubatirizaho nyine, kandi uwo munsi ari nabwo yahawe ubutumwa bwiza. Ibyo birakorwa, ariko ni ka special, kandi ibyo nabyo uwo mubatizo uwuha umuntu bitewe n'iyo specialite. Icya kabiri, kandi ukawumuha bitewe nuko nyine yizeye ijambo ry'Imana. Rero ubundi mu buzima busanzwe umuntu wigisha kwe kwiga akamenya, akabanza akamenya impamvu abatijwe, mubatizo umaze iki mu buzima bwe. Hari abantu bazi ko kubatizwa bikuraho ibyaha, urumva, barabizi n'abigisha bati kubatizwa bikuraho ibyaha, ariko njyewe ntabwo byemera. Ubu tuvugana ndi kwiga, ngeze muri doctora, niga theology. Ntabwo umubatizo ugira umumaro gusa uhuye n'umutima.
umutima wihariye ukameneka ukihana ibyaha nibwo uza umeze nk'uwoza ariko ubusanzwe ni ikimenyetso gusa ni ikimenyetso cyo kugera ikirenge mu cya Yesu na bwa buhamya ubutanzi uhamirije isi yemwe bantu twagendanaga yemwe kigare twasangiraga yemwe abo twasangiye inzoga yemwe abo twajyanye mu byaha by'ubusambanyi yemwe abantu twabanye mu buzima bumeze gutya yemwe abo twakoranye amabi atandukanye ayo ndi buvuge nayo ntari buvuge yemwe abo twicaranye mu gice cy'abantu tukagambanira umuntu nahamije ko ntazongera kwifatanya nawe ntabwo nkiri uw'isi imirimo y'isi nayivuyemo hanyuma satani we nawe ndakubwira ngo nagucitse aho warebye si mazi ariko ijuru ryakunyibye ryakuntwaye ntabwo ijuru ryiba wenda tubikosore ijuru ryakurushije amaboko ryakuntwaye ryakunyambuye ntabwo nyiri uwawe si nyiri mu maboko yawe si nyiri imbata y'ikibi si ngikora ibyo ushaka navuye mu cyiciro cyawe yewe dayimoni nagucitse uhamirije satani gatatu ijuru we namaze kwemera ibyanyu byose dore ni nayo mpamvu nteye ikirenge mu cya Kristo bwa buhamya bw'indaha yavuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye nanjye dore nteye ikirenge ahubwo nkeneye sapoti y'umwuka wera kugira ngo nkomere birya rero ubona abantu bava mu mazi ejo akavuga ngo ngewe ngo nzakomeza kunywa inzoga ngo nzakomeza guhemuka ni ukuvuga ngo yabatijwe atazi ibyo arimo kuko umubatizo yagombaga kumenya ngo habatizwa abandi abemeye iki se bemeye Kristo bemeye Kristo iki kwera no gukiranuka kwera imbuto gukiranuka kwirinda kuba maso gukiranuka abantu bareba nabo batareba uba ugomba kubatizwa ubundi uzi icyo baterejwe ikindi niba warabatijwe mu gahanga n'urugero muri ya mazi yo mu gahanga kugira ngo uhabwe umubatizo mu mazi menshi ukwiye no gusobanurirwa impamvu ijambo ry'Imana rirabisobanura ngo Yohana yabatirizaga mu Ayinoni muri Yorodani kuko ariho hari amazi menshi kubatiza mu mazi menshi rero ntabwo ari ibintu gutya gusa biri aho kuko ubona ko hari ibihugu bijya bifatiza ukundi kuntu bikoresheje umucanga kubera kuba mu bihugu biri enclave ahantu hataboneka amazi hari ubutayu bwinshi abo mu butayu umubatizo turawuzi ariko si ukunda kuvugwa cyane kuko ni umubatizo navuga ngo udasanzwe bafataga umuntu bakamushyira ahantu bakamushyiraho umucanga mwinshi gutyo ibintu bisa gutyo ariko uwo mubatizo ntabwo tubivuze cyane ariko tuvuga cyane mu mazi menshi impamvu ariho tuvuga tukanawutsindagira nuko ariho tuzi tunigisha hanyuma ni nawo turi kuvugaho niwo wabaye hanyuma rero biriya bintu bya batatu reka tubivugeho niyo umuntu ubundi ikintu special case iyo habaye special case ni igihe umuntu afite n'ibiri 120 kandi ubona umupasiteri ugiye kumubatiza ashobora kumurusha ibiro ukamusapotinga uri pasitori mugenzi we biri faso yo kugira ngo uyu muntu atagira ikibazo wenda akaba kwigaruka avuye mu mazi byagorana cyangwa se akaba yatuma pasiteri adandabirana noneho uri pasiteri wa kabiri ukaza ugahagarara mu ruhande rw'umwe n'undi agahagarara mu rundi mwembi ibiganza byanyu bifata kuri bya biganza bye ikiganza cyawe kigafata ku ijosi hano n'undi kigafata hano mwembi mukamumanura yego ariko ari byo ntabwo ari byo rwose tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo rwose bimwe mu bintu biri no kugenda byangiza ishusho ya gishumba mu bantu bamwe bakabitwara ukundi niyo tubivuze abantu bamwe abafana b'abantu kuruta kuba abafana ba Kristo ubu ntabwo turi kubivuga kubwo kugira ngo tumeshoninge umuntu cyangwa tumeshoninge idini oya ntabwo ariyo mpamvu ituzanye ahangaha ahubwo turashaka kubwira abantu ibikwiye gukorwa niba hari n'amahugurwa abantu bakeneye bajye bayasaba ariko bakora ibintu biri faso biri mu murongo mwiza kuko ndemeranye njyewe ndabwira abantu ntabwo sindi gusaba akazi ko guhugura abantu mu nshingano zabo kuko buri wese afite uko yahamagawe ariko kugira ngo ukore ibintu uko bidakorwa kandi hari abandi bantu ufite abantu b'abasaza bamenyereye uwo murimo b'inararibonye njyewe washobora no kundeba kuri face akabona ndacyari muto usibye ko n'abanyarwanda baravuze ngo ntibibara umukuru nk'umuto waribonye nshobora njyewe kuko imyaka yanjye yose ndi mutoya nari nkijijwe video zarebwa n'abantu benshi aho mvuka bazayibona njye nakijijwe kera ndi muto cyane maze imyaka 40 nkijijwe yego bifasha rero ko uyu murimo niyo gukora ntagomba mpuzagurika kuko nzi neza ko nagirira umugisha wo kurerwa kandi nderwa n'ibiganza byiza ndashimira Yesu ko yanyujije mu maboko
yari kunyigisha nyine ibyo nari nkwiye kwigishwa ntabwo inshingano ndashimira ko nayo nayihawe n'ibiganza byiza yego so rero icyo nshaka kuvugaho ni iki umubatizo ni ukugenda iyo ni kesi y'umuntu ufite ibiro byinshi ariko nabonye ari bato cyane bariya rwose n'umupasiteri ufite ibiro bikeya biri munsi y'ibi byanjye yambatiza ikindi umwuka wera tugeze ku kintu gikomeye wambajije rwose uze kutubwira dore wabaye mu bihe by'ububyutse ryari igihe waba waraboneye abantu bose buzura umwuka wera abantu bose babatijwe bakuzura umwuka wera ese bawuzuye bate icya mbere hari abantu baba bafite iryo sezerano kuko n'ubundi iyo turi kwigisha abanyamubatizo tubigisha n'imikorere ya mwuka wera tubigisha imikorere y'umwuka wera tukabigisha impano z'umwuka wera tukanabigisha kuwusaba n'uburyo ki umuntu yitegura ndetse tukanababwira yuko ari ibintu bisanzwe ko umwuka wera muri Yorodani abantu bawuzura nk'ikimenyetso kuko na Kristo ubwo yari arimo inuma yavuye mu ijuru iramanuka imugwa ku bitugu ijwi rivugira mu ijuru ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira namwe muba iryo ni ijambo ry'Imana ntacyo tugabanyije nta n'icyo twongereye mu buryo nabonyemo ubwo buryo abantu bavamo bameze batakaje control nta mbaraga bisaba guterura umuntu nyine kandi buri wese ntabwo ari byo kubwira abantu umwuka utuma umuntu aruka ntabwo ari umwuka wera ibyabaye ntibabyitirire umwuka wera wenda kereka bavuze ati uwo muntu yagiye muri Yorodani afite uburwayi ariko uvuze ngo umuntu wagiye muri Yorodani noneho yuzuye umwuka wera araruka umwuka wera yaba ari uwundi ngo twakoraho uwera tukawita uwundi mwuka ariko uramutse ari uwera ntabwo ariko bigenda ibiterane by'ububyutse twarabigize twagiye dukora ibiterane nawe uhari ubibona abantu bakuzura umwuka wera hari uwugeze ubona aruka ngiye kuva igihe nabereye ntawe nigeze mbona hano reka dutange urugero hano Nyakabuye dusenga amasengero abantu bakuzura umwuka wera barenga 40 wigeze ubona umuntu n'umwe aruka ntabwo nari nabona turi Gikondo sejemu twateguye amasengesho y'iminsi 5-7 ngaha abantu buzura umwuka wera barenga 50 nta n'umwe warutse ubwo mvuze wenda navuga ngo ni special case za Gihogwe n'ahandi hatandukanye aho twagiye tuba mu murimo w'Imana na za Kimisagara aho twahabaye abantu buzura umwuka wera kandi ntabwo barutse no muri bya bihe by'ububyutse reka ese umuntu ashobora kuzura umwuka wera agata ubwenge akibagirwa ahantu ari agatakaza imbaraga zo kuba yahagarara ku maguru ye bigasaba wenda ko bamuterura bakamushyira ahantu runaka nabwo agatinda kuzanzamuka twabanje kubwira abantu ko umwuka wera utuma abantu bahwera bagatakaza control ntabwo ari umwuka wera bongere kubyitirira umwuka wera bafite ikesi yindi babiterekeho ariko ibyo byaba ari bimeze nko kubudikira ukuri kandi ukuri turakuzi none mushumba nararenga aho uretse duha abantu kiriyariti dushyire mu mucyo abantu bamenye ukuri bamenye n'ibyo barimo hanyuma ubitera amashoti abitera ishoti nyuma azambwira hari umuntu nigeze mbwira nti biragusaba ko ugira amakenga mu misengere yawe nari mubona iyindi myizerere mba nk'umuburira ariko nanze kumeshoninga idini ye mu rwego rwo kwirinda yanga kumva nyuma yaje kugaruka tumusengera amasengesho y'igihe kirekire kugira ngo abohoke bitewe n'ibyo yari yarahuyemo nabyo yaranagagaye ameze ukuntu kandi twari twaratangiye kubibona buhoro buhoro turabimubwira kuko yari umuturanyi ariko ibi bintu wabigenjeje gake ushobora kuba uri kugenda mu bintu uri kugenda mu ruzi urwita ikiziba rero ngiye kubwira abantu ikindi mfite undi muntu yitwa Grace twarakoranye sindavuga aho twakoranye kugira ngo mbirinde muze musengera Imana ibishurira ko amafaranga ye yaba mu rugo rwo kwa nyirarume
adashobora gutunga amafaranga, mugiye kunkoresha amakosa yo kuvuga byinshi, adashobora tubanira kubwira abantu ngo bagenzure uwo mwuka umeze uko nguko, adashobora gutunga amafaranga, adashobora rwose. No kuva iwabo kwa nyirarume ajya ku kazi ntabwo yategaga amafaranga akayabura, yaragendaga. Ngewe senze mbona umuntu w'umupasiteri arimo mukora mu biganza anavuga amagambo, ayo magambo mpabwa amahirwe yo kuyamenya, ndayamubwira aya magambo ninde mupasitori wagusengeye yari amagambo mabi se naho utari buyatubwire, ariko se yari mabi ku buryo yari amagambo ameze nk'amwabura ubushobozi, ameze nk'amukuraho buri kimwe cyose afite. Yego namubajije abibwiye amaze ngo uwo mupasiteri ninde, arambwira ati ni umushumba wanjye unsumbye. Namubwira none se ko ari wowe gutwaye amafaranga, kumeze nk'aho ari we uhemberwa. Iyi sipiriti abantu bamenye yuko iriho, ntiyambura abantu ubushobozi. Ushobora guha umuntu amafaranga waje uyabona akamera nk'akomereje transit kuri wa wundi. Iyo dukoresha ukuri akamera nka banki yawe ubitsa, ntago ibi iyo tubivuze abantu bahaguruka batubwira ibyo bashaka, badutuka, ugasanga ari gukweshoninga ibyo bintu wavuze. abo bo ni abadukomeza, ntago rero ngewe ndi bubabare, kuko ngewe ndi gutanga icyo mfite kandi icyo ukuri mpagazeho ku maguru abiri numva mpamanya n'umwuka. Nawe rero uzatanga icyo ufite, niba ari gutukana, niba ariyo sapoti Imana iguhaye, sibyo ko ntekereza ko atari Imana yabiguha. Rero ntacyo bidutwaye, ariko ntituzabura kuvuga ukuri. Ntacyo tukaba tumariye Imana turamutse tubona ibintu bimeze nabi tukabyambika isura imeze nk'aho ari yera, kandi mu by'ukuri bitera kwaba ari ukuvangirwa kutavangiye. None mushumba icyo nashakaga kukubwira narasoza uwo muntu naramusenge ndamubwira ngo ngutandukanyije n'ibi biganza byagutwaye amafaranga. Yego ukunda gutinga hazaze nzamuhamagara uwo muntu muhe telefone mubaze ngo ni kangahe wari uhembwe, ni imyaka ingahe udakora ku mafaranga no kwigurira umwenda bimugora. Onkere wakamubaza ngo umwana wanjye ni wowe nasigaranye, iwanyu barapfuye muri jenoside, ngusigarana wenyine gute? Ushobora gukora akazi imyaka ingana gutyo udashobora kwiyambika, bakagira isoni bagakora mu mufuka bakamuha amafaranga, akajya kugura imyenda, agatega, atanywa inzoga, adasambana, adashobora kwigurira. Amafaranga yageraga mu biganza transit agenda. Nza kubaza iyo fenomene irakomeye, ntabwo ndi bubivuge cyane kuko umwuka wera uje muri iyi minsi. Uwo mwuka ntabwo ari uwo uvuga ngo ni umwuka uje muri iyi minsi, uwera ntiwongere kuwushyiraho rwose. Ndagukosoye kandi nguhendeye gukuraho ibyo bintu byitwa wera wo ntiwongere kubivuga. ni umwuka uje muri iyi minsi, ni umwuka uje muri iyi minsi. Dukurikije ijambo ry'Imana tugakurikiza n'abuzuye umwuka, natwe uwo twuzuye ntabwo twigeze tubona urukisha abantu batakaza ubwenge n'ibindi bisa nk'ibyo. Abantu bamenye ibyo icyo kintu cyo kuryama reka nacyo gisobanure. Ubundi abantu tujya dusengera kandi nabwo si bose, ndanashaka gukura abantu muri confusion. Gusengera mu iteraniro ry'abantu 500 igihumbi, hakabonekamo abantu babiri koko bafite imyuka mibi. Ushobora gusengera bakaryama hasi barimo ya myuka mibi nyabingi, ibyo babatereje bibaho. Uko ukuntu abantu bohereza ikiganza ukabona igipande cyose kiraguye, bakohereza ukabona hari abaragimye, abantu bose ukabona bari kugagara batera utuguru nk'aho wagira ngo barapfuye. Unakazunguza bishwara abantu bose kubeshyanya. Sindi bwivugira itangaza, ariko urabyibuka neza ko wabaye mu biterane byinshi nagemba, kandi bene abona twarabasengeye. None se wabonaga ari bangahe babaye gutyo? Ntabwo wapfaga kubona izo kesi, ntabwo ari nyinshi. Yego ushobora kuboneka cyangwa ninaboneka, ariko imirimo n'ibitangaza byarakoreka. Yego abo twabanye mu masengesho barabizi. Na usibye ko nyine impamvu navuze ngo nabo twabanye ibi bihe ntabwo
yoroshye mu masengesho bisa n'ibigorana ariko n'ubu turacyasenga kandi Imana igakora. So nicyo nshaka kuvuga rero, kuvuga ngo wohereje ikiganza gutya igipande kikagwa, none si ubwo abo bantu bose bahise bagira imyuka mibi n'abatera umugeri. hari n'igihe hari uwo nabonye yohereza hano bagwa za kontorore ngo babigishije kuza ngo bambaye amakora ku buryo umuntu aguye imyenda ikamujya ku mutwe. Aho biriya bintu ngo ni ukuboho. Ntoya ubwo se ubwo abantu bose baba baboshyere kandi baba baboshye kimwe. Ubu rero mubaze masengesho tube honestly twe kubeshya abantu. Ibintu bikoshye nibyo byaba bimboshye. Twibaze mfite ibigeragezo sigo ubwo sibyo bisoboshye ko twarabohowe na Yesu. Amaraso ya Yesu yadubohoye nk'ingo y'ibyaha. Dusigaye wenda ibintu bijyanye n'ibitugerageza ibibazo biri passable, ibibazo rusange biri mu bantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibibazo ufite ntabwo aribyo mfite, ibibazo uriya afite ntabwo aribyo uriya afite. Ni gute rero abantu bagwa kimwe kandi badafite ibibazo bimwe? Buriya ngira ngo umuntu uwo mwuka arabagusha buri wese akamubohora iki, ariko baguye ntabwo gahunda bari ukugwa ngo cyaba ari ikimenyetso cy'uko nyine nta munyembaraga urimo. Mbese ko kugira ngo ugaragaze ko wari ufite ibibazo ari uko ugomba kwitura hasi kandi bikaba birakemutse. Noneho rero abantu bagwa njye nabuze umwe waza akambwira ati buriya naraguye maguruka byakemutse. Njyewe rero nahuye nabo reka noneho nkuganirize. Yego n'ubu nkubwira ati kuva namera kuriya sindagarukana ubuzima bwanjye buzima. Yego ndabakira mu biro, ndabakira mu buzima bwa buri munsi kuko buriya ntabwo ndibuvuge ngo hari abakiriwe n'abapasiteri aba yes hari nakiriye ambwira ati nigeze nakira umupasiteri umukristo umuperezida wa korali runaka ati umushumba wacu ajya kusubira inyuma akagwa. Yatangiye atanga amatangazo mu rusengero akavuga ngo ngewe abakristo banjye nzajya bakira buri wese yinjiranye mu 15, hanyuma abatari abanjye ni 30, nzakira abantu 15. Urumva ni ukumera nk'umumerceneri, uri umucanshuro rwose. Niba mbivuze ngo ni umucanshuro ntihagire untera ibuye, ndakwita ibyo wakoze, ndakwita ibyo wavuze. Niba wowe ufite abakristo ko hari umukristo urya kuri Imana afasha ukorera ndetse n'amafaranga 1000 cyangwa 2 azagwiza 15 byo kuza kukwiyereka ryari? Ese umuryango uzaba ubayeho? Ese ubundi uwo muntu azakubona ryari nk'umubyeyi kandi serivisi yose umuhaye? Nibyo ibo genda bivuga ndi proud kuko nakiye benshi n'ubundi abakira kandi ntawe ngura nawe hoye umukira b'umukene bose ndabakira kandi mbakira neza kandi ibyo bavuga byo kuvuga ngo nabanyemana sibyo. Ntabwo ndi gukangurira abantu ngo bahurikire ngo baze bambaze, ariko urabizi ko Yesu yagiye akorana nanjye na n'uyu munsi aracyabana nanjye. So ntabwo rero nshobora kwemerera umuntu atuka umwuka wera, abeshyira umwuka wera ngo urumva umuntu 15 ngo ni umukristo nyoboye. Ese umukristo wa 15 ngo uhure n'Imana kugira ngo uhure n'umushumba n'amavuta y'umushumba niko bya bindi ngo nukaze kwiyereka umutambyi boko. Why not atazana n'igihumbi se? Igihumbi se Imana yakira no bivuze Bibiliya iravuga ngo ugende uko imbaraga zawe zingana. Yego ntabwo ari iz'umukirisitu ahubwo izo wagenze nazo ni iz'uko wakwakezi ashaka. Ukwakira warashaka kugenda uko imbaraga ze zingana, ashaka kugenda mu mbaraga za 15 na 30 ku batari abakristo cyane, ariko wowe wo mu mbaraga zawe ushobora no kuba ugiye kugenda ngo akwakire. Ni bya bitambo bya kera se, aho umuntu yirukaga kuntungura paka yibonye, aho umuntu yirukaga, aho umuntu yajyaga gushaka intama, amasekurume y'intama. No, uyu munsi Kristo yaratubambiwe, yaradupfiriye. Kwiyereka umutambyi ushobora kumwireka ufite ikintu cyangwa nta n'icyo ufite kubera nyine ariko byagenze. Nta hame rikubwira yuko noneho ntacyo ufite utazi, nubwo Bibiliya ivuga ati ntukagende rwose ukuboko, irabivuga irabibwira baba bafite icyo basize, kubwira ko mu gihe ntacyo ufite utajyayo. Yego irakubwira ngo ugende nyine uko imbaraga zawe zingana. Rero gukangura abantu ibyo bintu rwose byo kuri Imana ibikwiriye, numva tutagonganira kuri ibyo by'amaturo, ibyo bintu byo kuba ngo ugomba kuzana ngo amafaranga runaka, numva atari cyo gikomeye umuntu yarebaho, nubwo mbona ari byo abantu bashyize imbere ari nabyo bigisha abantu.
ikindi rero navuga kuri icyo, umuntu yuzuye umwuka wera agira imbaraga. wahoze ubwira ati si umuntu abura kontorore ku buryo aryama hasi, uri hafi nicyo nashakaga ko dusorezaho, utubwire umuntu wuzuye umwuka wera nyirizina yifata ate, ni ibiki bimubaho bigaragaza uwo mwuka wera ko yawuzuye, bitangira bite birangira bite, kugira ngo abadukurikiye wenda batarawuzura banabimenye, wenda nibibabaho bazavuge bati we umwuka wera araje, bya bimenyetso birabaye kandi ni iby'ukuri koko. Noneho umuntu wuzuye umwuka wera rero, icya mbere mu myumvire y'inaha akajya mu yindi, aribyo basanisha na kuri abo bona abantu basa n'abagaragaraga nk'abataye kontorore. iyo avuye mu myumvire imeze nk'iy'inaha, abatitira ariko avuga n'ururimi, yego, avuga izindi ndimi zitamenyekana, si ugira ngo sesa n'ugiye kubisoza. yego, cya mbere yimuka inaha mu buryo bw'umwuka, kuko aba yahawe umubatizo udasanzwe. Nubwo abatijwe mu mazi menshi, ariko ijuru rihita rinamubatiza umwuka wera, kuko uriya wo ni umubatizo w'ijuru. nta mubatizo w'umwuka wera umuntu agiramo uruhare, umuntu bwite, ni ijuru riwutegura. kandi tuboneraho no guhakanira abantu, ntabwo ababatijwe bose buzura umwuka wera. icyo nacyo noneho dushyirira abantu ku mucyo. kuri abo mwabonye abantu bose baryana, baratubwiye ngo amazi yabo ngo bari bayasengeye, niko banyandikiye muri komanteri. iyo komenti nubwo wayivuga uwabivuze, reka ne kwirirwa tumunamusubiza, kuko yasubije ibingana n'ubumenyi afite. yego, ntabwo rero njyewe najya kwirirwa subizanya n'umuntu ufite ubwo bumenyi bungana uko, ahubwo niba hari ufite ubumenyi burenga, akaba yumva yiteguye kuza agasubiza ibyo bintu dukoresheje ijambo ry'Imana icyo rivuga, azaze, nzamuha ikaze, nzamukingurira nk'uko waje, wasanze mu rugo, wasanze iwanjye, ugendereye kumbaza iki kintu. abantu rero bamenye ko ari ukuri. ntabwo abantu bose babatijwe mu mazi menshi, icyakora hashobora kugira bamwe babatizwa mu mwuka wera nk'ikimenyetso cy'uko uwo munsi ijuru naryo ryabatije abantu mu mwuka wera. yego, ni nko kubwira abandi ngo dore hari ababatijwe mu mwuka wera, namwe mutawubatijwemo, mukomeze mushake muzawubatizwemo. ariko kumbwira ngo umunsi umwe abantu bose ngo buze umwuka wera, ntabwo bibaho. ikindi nabonye bavuga ko bashobora kuba bari mu mibare nka 500 gutyo. yego, ntabwo ari 500 bose bavuyemo ntabwo bishoboka, ariko nawe numvanye ururimi. icya kabiri nyine nicyo nakubwira, nubwo umuntu aba afite izo mbaraga gutitira, ariko aba yikontorora. byo gusa umurinda ni ukumuba hafi kugira ngo atagira ibyo we yakandagira, kubera ko aba yizunguza nyine, ariko ahagaze afite imbaraga nyinshi, ahubwo nyinshi cyane. aba afite imbaraga nyinshi byo kwituraza akamera nk'umurambo. sindabona umuntu wuzuye umwuka wera umera nk'umurambo. wuzura umwuka we, ahubwo ukagira imbaraga, ahubwo ugakora ibikomeye, ahubwo ukavuga mu rurimi benshi, kuko tuzi ko umuntu uvuyemo abadayimoni adukonkeriwe washobora wacika intege. ibyo turabizi, iyo dayimoni muvuyemo yanyuma ahita acika intege, akarambarara, akamera kuriya, akahwera rwose, aranahwera. none nta nubwo watera kuguru, ibyo nawe warabibona dusenga kenshi. iyo umuntu dayimoni zimuvugiramo zimuvuyemo zikagenda, ibyo turabizi. cyangwa urira abantu ngo sinjye ngira amashati ntunga amezi 5, amashati yanjye arangira vuba kubera gusenga. Burange njya natinya cyane, hari abantu mbona baba bati sohokamo, abona agira gutya, aho yerekeje urutoki yakubita ikirenge hasi, ukabona abantu bose barahirimye, agira gutya atera nk'utera umupira, ukabona abantu baragiye, yakandagira hasi gutya agize gutya, ukabona uko ari kumera nk'ubyina, abantu barahirimye cyane. yakubita agaswara gutyo, ukabona baragiye. je doute fort, ndaduta cyane, mfite impungenge nyinshi kuri uriya mwuka, kuko umwuka wera aravuna. tuzasome Bibiliya turebe abantu bose Imana yagiye ikoresha,
Yesu Kristo yari mu rugendo umugore wari uri mu mugongo amaze imyaka 12 unamukora abantu bari bamubyize kuva kare ariko ntacyo byari byamutwaye ariko amukoza Yesu arahagarara arabwira ati harunkoze ba Petero batoya abantu barakubyiga abona turora abantu benshi uruvunganzoka none uravango urujya n'uruza rw'abantu uravango abantu gukozo dise twayerekare tugukoraho arababwira ngo ndumva imbaraga imvuyemo imbaraga rero imvuyemo imbaraga ikuva ariko ibivuze ni ibintu mvuze kandi byumvikana yego ntabwo uzabura abantu bagukurikira yego ariko abazi Imana yabo Daniel 11:32 bazakomera bakora iby'ubutwari Bibliya bavuga muri Mata ngo nuko rero uzubwenge azitegereza ibyo ngo kandi icecekere mu gihe gisa n'iki agira ubwenge nyine uzi ubwenge ntabwo azabyemera yego ntabwo azabyemera cyane ubwo ngira ngo ni nuko turimo dusoza kandi rero abantu bakanguke bamenye ko kubera ntabwo ndi butange rwa rugero mujya mukunda kuvuga ngo ibi n'ibigo byivanze n'ibi sinshaka kubivuga ndahagarikira ariko byarivanze umuntu wese abazi Imana yabo bakomere nakomere nakishoze yakuba yaravuze ngo ubuze ubwenge amusabe Imana ibutanga itishama rwose ntabwo umwuka wera ari kuri yakora ubatiza kuri ugenda iyo hari ibitameze neza yego muri uwo mubatizo wawe cyangwa hari ubumenyi ushaka kumenya urahamagara bati nkeneye ubwunganizi ntacyo bitwaye gutanga umurongo mwiza kunganira abantu b'Imana guhugura abantu tujye dutanga impuguro se iyo bagiye gusengera abashumba sinshobora kwigisha ngewe ngatanga impuguro z'uko bazakora umurimo kandi atari njye uri bubasengere se ugenda ugasanga bagiye kubatiza wowe ukabaha impuguro zijyanye n'ibyo ushobora gusanga bagiye gusengera abadiyakoni ugatanga impuguro za gifumba z'uko umudiyakoni amera diyakonosi bisobanura iki umugaragu ukorera abandi cyangwa se ukorera abandi abaho arangwa n'iki warangiza ubu ari bo basengera ariko ugatanga sapoti rero gutanga sapoti mu murimo w'Imana biremewe kandi ntabwo bisaba ibiguzi niba hari abantu biremereza nabonye n'abantu Mushumba Moise turagushimiye Imana iguhe umugisha kubw'umusanzu wawe utanze ku mpuguro ndetse no gusobanura byinshi bigiye bitandukanye kuri ibi bintu twariho twibaza Imana iguhe umugisha tugusabiye umugisha abantu twizere ko baguye neza kuri Mose TV no kwibuye Rizima TV tubibutsa kujyaho bakongera bagakora subscribe kandi tunejejwe no kuzongera kubana namwe mu biganiro by'ubutaha abafite ibibazo ibyo bibaza byose iyo batwandikiye muri commentaire cyangwa bakaduhamagara cyangwa kuri WhatsApp hose turabibona kandi uko umwami Yesu agenda dushoboza tukagenda tubasubiza reka tugushimire rero kubw'ibi biganiro byiza Imana iguhe umugisha yego nanjye ndabashimira hanyuma nagira ngo ahubwo dusoze dusengera abantu Imana bakore ku maso yego babone ibyo bakwiye kubona bamenye ibyo bakwiye kumenya bamenye gutandukanya ibyo bakwiye gutandukanya bagire ubwenge aho bakwiye kugira ubwenge babe vigilante aho bakwiye kubikora nyine en fait batandukanye ibintu abantu be kwitiranya ibintu ahari muri iyi minsi ya nyuma mbona abantu rega kubwira niko dushobora kubwira abantu kuri umukozi w'Imana ukamara umwaka 2-3 udashobora kuvuga icyaha kandi icyaha cyo rusika rutandukanye abantu n'Imana ukamara amezi angahe ubwira ijuru kandi babwira ko bajyana mu ijuru ngaba kuri imbere ubona bararigezemo n'ibyaha ntabyo wenda isi rero isi iratwanduza isi ishinzwe kutwanduza Bibiliya ivuga ngo musenge ubudasiba kandi musengeshe umwuka iteka rero abantu bakwiye kumenya ibyo Imana idashaka akaba ari byo bareka hanyuma bagatandukana rwose n'ibyo bintu byo kwigiza nkana bimeze nko gutera waraza bimeze nko kuba mu buzima bumeze nko muri ambiance rwose
uyu munsi turakorera aniveriseri mu rusengero, ejo tuzafetera runaka, ejo bundi uriya, kereka niba mwaragize sare y'imyidagaduro n'ibirori, ariko sinshatse kubabwira ko rwose ari bibi, ariko ibyo ni inyongera cyangwa se ni ibitare, si byo byatuzinduye, kuko no hanze habera ko hanze hari abantu bakorera ibyo bintu, kandi ababa babikora ntabwo baba bajyana abantu mu ijuru. Wimbwira ko rero ikindi ngo uriya ngo yavuze viza ntirara, ngo yahanuye igitangaza, ngo yabuze inzu, ngewe urumva urashaka kunkura mu rugo kugira ngo umbwire gusa viza n'inzu n'amafaranga n'ubutunzi bw'inaha? Ndemeranya n'umutima ko ibyo bintu nabyo ari ingenzi pe, n'akazi no gutera imbere no gukira, ariko ibuka ko misiyo ya mbere ituma abantu bamitinga mu rusengero ni ukugira ngo ubugingo bube buzima, ni ahantu bagomba guteranira bagahindurirwa amateka mu buryo bw'uri spiritual, and then no mu mubiri bikaza. Biravuze ngo mvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza bagatungwa n'imirimo y'amaboko yabo, ndabyemera, ariko siyo main purpose, ntabwo ariyo ntego ya mbere yabazanye. No, don't tell us that. Twebwe tuzi ko twagiye mu rusengero kugira ngo imitima ibohoke, dusabane n'Imana. Mbere na mbere y'uko umbwira rero ukangangurira ibyina, kuko dufite ama social media menshi yigisha iterambere no kwiteza imbere, yewe n'igihugu cyacu kirabyigisha. So ntabwo rero wakambwiye ko ariyo mpamvu ya mbere. Ni byiza ko mu ntumbero no mu ntego z'abashumba n'abakozi b'Imana bigisha abaturage, abakristo babo kwiteza imbere no kwizamura, ariko nongere bisubiremo, main purpose ituma abantu bahura ntabwo ari ukugira ngo mbabwire icyo ahubwo nicyo ngomba nacyo gushyira muri package, biri muri package ngomba kubaha mukabijyana. Na Yesu yaravuze ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabyongera, ibindi mubigire nkiyongera. Ikindi bukubwire ko Imana igiye kuko igiye kukuvana mu bukene, igiye kukuhaviza. Ndabitereka mu wuhe mutima? Ndabitereka mu bugingo bwanjye. Ariko reka mbabaze, kukubaza iki cyabari cyo tunasengeramo, masengesho, ko muzi ko uri umuntu wabyaye abana, umwana wa afite ibyondo mu ntoki, abifite mu ntoki, ukaba ugiye kumuha umugati cyangwa umureti, Imana nyine yakoshywa n'ikibi. So reka rero dusengera abantu, Imana ibahumure, bamenye icyo bakwiye gukora, kandi uzakenera kuduhamagara tuzamwitaba, nimero yanjye uzayibaha, nta kibazo. Wanayivuga ariko nta kibazo, bakanayimenya bakazahita. Numvaga atari ngombwa cyane, hari abantu badahita bareba hahandi tuzipininga hasi batazi kuhareba, ariko iyo abyumvisha ahita yandika n'agakaramu. Batabizi kubireba ni 0788 iyo utari mu Rwanda, imbere y'iyo mibare ushyiraho akamenyetso ko guteranya, ugashyiraho umubare 25, ushyiraho 0782 reka rero dusengera abantu, Imana ibakoreho bahumuke. Mana nziza, urakoze Yesu Kristo, se umwami wacu Yesu Kristo, haleluya. Tuganiye ibintu byinshi duhugura, twinginga ngo Kristo ukore ku maso y'abantu, bantu bawe bahumuke, bamenye uko bakwiye gutandukanya ibiriho none, ibintu biriho none, ibigenda bikonfuzinga bicanga abantu benshi, bakitiranya ibyera n'ibitera, bakitiranya urumuri rw'umucyo n'umwijima. Ariko turasenze ngo ugenderera abantu, ubiteho, ubabohore, ubahe ubuzima buzima, ubahe agakiza gahamye, ubigisha inyigisho nzima ituma bamenya kwera kwawe no gukiranuka. Ndagushimiye Yesu, ndagushimiye ko wera, ndagushimiye ko ukiranuka. Reka umwuka wera abane natwe, kandi umwuka nyawo, umwuka wera w'ijuru, umwuka ukora imirimo n'ibitangaza, umwuka ukiza, umwuka ubohora ababoshye, umwuka wigisha, umwuka ukomeza abadakomeye, amanukire mu bugingo bw'abera, bityo bagubwe neza, bahindurirwe amateka. Dusengeye buri wese wagiye ahura n'izi nyigisho zitandukanye, umukore ku maso, amenye aho ahagaze ni hehe. Dusengeye buri wese wahuye n'abashumba batandukanye, hari n'abakomerekeye mu nsengero mu buryo bumwe n'ubundi, ariko tuboherejeho amasengero kugira ngo bagire neza. Hari n'abacitse mu nsengero, Mana, kubera ibintu bakorewe mu nsengero bibatera kuzinukwa gusubira mu nzu yawe Mwami.
ariko mboherejeho amasengesho wongere ubakangurire kugaruka mu nzu yawe ariko bagaruke barabaye maso barakangutse kuko urabishoboye kubw'ibyo rero tugusabye ngo ukomeze abantu bawe mu bihe bya nyuma nk'ibi umwuka w'Imana abane natwe muri byose ni mu izina rya Yesu amen. Yesu aguhe umugisha cyane. Shalom shalom. Amen.